Yesuwe ndakwizeye mwami mwiza mfite ishimwe mu mutima wanjye by'ibyo wankoreye mwami ndakwizeye oh mfite ishimwe mu mutima wanjye by'ibyo wankoreye mwami ndakwizeye ngufitiye icyizere cyuko muri ubu buzima uzakomeza kubana nanjye mwami mwiza mwami ndakwizeye mfite ishimwe mu mutima wanjye by'ibyo wankoreye Yesuwe oh mfite ishimwe mu mutima wanjye by'ibyo wankoreye mwami ndakwizeye haleluya sana pole kostini manuta ndabyibutse ibyo wankoreye ndibutse kagahinda wanyijije ndibutse wa mubabaro najyacuraburindi wankuyemo mfite ishimwe mu mutima wanjye weyo ibyo wankoreye mwami ndakwizeye Imana ishimwe mfite ishimwe mu mutima wanjye ibyo wankoreye mwami ndakwizeye kuba ndiho n'imbaraga zawe kuba ngendana urukundo rwawe no kuba mvuga n'ubuntu wangiriye Yesuwe mwami ndakwizeye tewene sini mandara kuba ngenda n'imbaraga zawe oh no kuba mvuga n'urukundo nkunda no kuba ngihumeka n'ubuntu wangiriye mwami wanjye mwami ndakwizeye oh mfite ishimwe mu mutima wanjye by'ibyo wankoreye Yesuwe mfite ishimwe mu mutima wanjye by'ibyo wankoreye Yesuwe sinabona uko mbirondora sinabona uko nabivuga
ibirenze ubwenge bwanjye mwami mwiza mwami ndakwizeye sinabona uko bivuga sinabona uko nabirondora ibyo wankoreye Yesu we mwami mwiza ubishimirwe lele sika na mandore boria mfite ishimwe mu mutima wanjye y'ibyo wankoreye Yesu we mfite ishimwe mu mutima wanjye y'ibyo wankoreye Yesu we mfite ishimwe mu mutima wanjye y'ibyo wankoreye mwami ndakwizeye mfite ishimwe mu mutima wanjye y'ibyo wankoreye mwami ndakwizeye Mana ishimwe Mana tugushimiye imbaraga zawe Mana tugushimiye umugambi wawe mwiza Mana tugushimiye imirimo ikora Mana tugushimiye kunesha kwawe Mana tugushimiye ubutsinzi bwawe Mana turi hano kubw'imbaraga zawe Mana turi hano kubw'umugambi wawe mwiza Mana turi hano kubw'ineza yawe Mana turi hano kubw'ijambo ryawe ushimwe Uwiteka uhabwe icyubahiro nubundi tuje imbere yawe tugarutse kubwira abantu batandukanye ijambo ryawe rikiza ijambo ryawe riruhura ijambo ryawe rizura ijambo ryawe rikuraho karande ijambo ryawe rikuraho imisozi ijambo ryawe mwami dushyigikire kandi ntabwo nabura kugushimira hari byinshi wankoreye wankuye mu rupfu wankuye mu bintu byinshi wankuye mu buzima bubi warangwaniriye na n'uyu munsi ukindwanira wandinze ibyago n'amakuba mwami ntabwo nakugushima warinze igihugu cyacu warinze abanyarwanda warinze ababyeyi warinze abakobwa warinze abasore warinze abagabo mwami turagushimye utubishije hamwe turagushimye warinze abantu ba warinze itorero turagushimye tuguhaye ikaze ngo natwe muri kano kanya mu izina rya Kristo wa Nazareti amen inshuti zagusengarwa mu nkurikiye muri ku migabane itandukanye n'ubundi mbahaye ikaze n'ubundi mu mwanya w'ijambo ry'Imana ukwizera kudasanzwe ukwizera kuguhesha kwakira turi mu mwanya wo kwizera ejo twavuze ku kwizera n'ubundi tugarutse ku kwizera Imana ishimwe ndabashimiye kandi abari ku migabane itandukanye y'isi abari muri Amerika abari mu Faransa abari mu Rwanda hano iwacu abari muri East Africa mwese mbahaye ikaze maze kuri mwe niba mu mwami ndakwizeye mfite ishimwe mu mutima wanjye bibyo wankoreye nawe wibuke ibintu Imana yagukoreye wibuke wongere igira ikizere wongere wizerwe ngo mwami nishingiye kubyo wankoreye cyagiye nishingiye ahantu wamvanye cyagiye nishingiye ku mpfu wasimukije cyagiye nishingiye ku byago n'amakuba wankuyemo nishingiye ku buzima bubi narindi mukamvanamo nongeye kugira ikizere nongeye kukwizera kuko uri umutabazi ushoboye byose Imana nishimwe Imana ihabwe icyubahiro turagaruka kuri rya jambo n'ubundi twaturiho ejo ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 18 turasoma ku murongo w'8 reka dusome hararetse ngo ndababwira ukuri ndababwira yuko reka subiremo hano ku 8 ndababwira yuko izazirengera vuba
ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Uyu ni Yesu. Ndababwira ko izazirengera ni intore zitakira ku manywa na nijoro, zitakira mu gitondo, zitakira buri munsi, izazirengera. Yesu azazirengera vuba, ariko kwizera azasanga kukiri mu isi. Kwizera azasanga kugihari. Turi ku ntwaro yitwa kwizera. Imana ishimwe. Ejo nabamwe ngo ndaza kubabwira umuntu ufite kwizera, inkingi z'umuntu ufite kwizera. Kwizera, umuntu ufite kwizera, ikintu cya mbere, iyo umuteye ubwoba ntabiha agaciro, kuko we yifitiye icyizere cy'amakuru yizeye cy'iby'Imana yamubwiye. Inkingi ya mbere, ntakangwa n'ubwoba bw'amagambo y'abantu cyangwa se ibitekerezo y'abantu, kuko ubwoba ahantu buturuka, ubwoba buturuka kuri shitani, ariko shitani nawe ukorera mu bantu. Shitani ukorera mu bantu. Umuntu akakubitsa mu bwoba, akavuga ati birapfu, uradogereye, birarangiye, umva ntukibayeho, birarangiye, sirahindutse, uragagaye, ntacyo uzimarira, nawe ukanyurwa. Umuntu ufite kwizera, inkingi ya mbere, yigira icyizere gikomeye. Ntabwo ibyo bintu yabiha agaciro, kuko aba afite amakuru arenze y'ibyo uri kumubwira. Aba afite kwizera ahagazeho. Imana ishimwe. Aba afite kwizera gufite ibimenyetso, gufite, ndabivuga gute mwami wanjye, kwizera kurengeje amagambo uri kumubwira. Imana ishimwe. Umuntu azagusanga wandi uri mu bitaro kwa muganga urwaye, akubwira ati Mana kabisa, ndabona kabisa usigaye izuba rimwe ukagenda. Nuba ufite kwizo mbwate nshingiye ku byo Imana yambwiye n'amasezerano ufite, izuba Imana izagegeza kure yanjye, yongere indemera amashimwe, yongere impe kubaho, kuko uyu muntu afite kwizera. Umuntu ufite inkingi zitwa kwizera. Icya kabiri, aho abantu baburiye bagahomba bagataha, we arahahahira, we arahakorera. Iyo afite kwizera, iduka abantu bagiyemo bagacuruza, abantu batandukanye bakajyamo bagataha, bakajya babyamo bagataha, nta kintu babonye bagacinga. We yahageze kwizera kwe kuhahindura ahantu h'umugisha, kuko afite kwizera. Uku kwizera uyu muntu aba afite, kwirukana abadayimoni adasenze. Hari ukwizera kwirukana abadayimoni umuntu atavuze ngo mwami Yesu. Hari ukwizera kwirukana za karande udatitiye. Ukwizera kwawe konyine gusa ahantu wahagera ibintu bikemera, kandi abantu byari byarabananiye, ni ukwizera. Imana ishimwe. Ukwizera kudukoresha iby'ubutwari. Uyu muntu yafite kwizera. Ukuntu ukwizera kwa kabiri, guhindura ahantu hari habi kugahindura ahantu h'imbuto, umuntu akahasoromera imbuto. Ushobora kujya mu nzu ugiye kuyicumbikamo, uyicumbitsemo ahita apfa, uyicumbitsemo ahita ahomba, uyicumbitsemo ahita amera nabi, ahita arwara. Wayigera mufite kwizera. Ukabona ijambo ravuga ngaho tugeze haba habaye ahacu. Ukwizera kwawe kugasohora imbaraga z'ikuzimu, kugasohora imyuka mibi, kugasohora imbaraga z'amarozi, kugasohora imbaraga z'urupfu, kugasohora imbaraga z'uburwayi. Uko ni ukwizera umuntu aba afite kumuhesha kugira agaciro. Ariko umunyabwoba yageze ngo muri iyo nzu, hakagira umuntu umusura bene data, akamubwira ati hano umuntu ugeze mu inzu ahita apfa, ugeze muri iyi nzu ahura n'ibibazo, ako kanya ahita atangira kurwara.
reka mbwire ikintu cyitwa abadayimoni, ikintu cyitwa imyuka mibi, ikintu cyitwa amarozi, kugira ngo gifate umuntu, ikintu cya mbere abarozi bakoresha ni ubwoba. Babanza kukubikamo ubwoba, babanza gushyiramo ikintu cy'ubwoba, ikintu cy'ubwoba cyagufata, bakajya bagufata. Iyo ufite kwizera ubwoba bwaragiye, nta kibazo ugira. Imana ishimwe, iyo ufite kwizera ubwoba bwaragiye, umurozi aragushaka nakubona, shitani aragushaka nikubona. Imana ishimwe, nta kintu na kimwe ushobora gukora udafite kwizera ngo gikunde. N'abanyabwenge kugira ngo ibyabo bigire imbaraga nuko haba hari ukwizera afite. Iyo wamaze kwitakariza icyizere, nta nubwo ubasha no kugira imbere yawe hazaza. Iyo wamaze kwitakariza icyizere, wamaze kwiyumva yuko utashoboye, ntacyo washobora, ntabwo nyine ntacyo ushoboye. Ariko iyo ufite kwizera muri wowe, guhindura amateka ku buzima bwawe. Ndakwifuriza kwizera. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Tugenda tubona abantu muri Bibiliya bari bafite kwizera. Tugenda tubona ba Eliya barafite kwizera. Tugenda tubona ba Sadraka na Meshaki barafite kwizera. Reba bafata umuntu bakamuhambira, bagacana umuriro, bakenyegeza itanura, bakagenyiza karindwi. Ntabwo bari bavuganye n'Imana. Umuntu wizeye ntabwo abarwo aba afite amakuru y'ijuru. Oya, we arizera, yizera Imana ye akayizera. Sadraka na Meshaki ntabwo bari bavuye n'Imana ngo ibabwire ngo rero mwihangane ngo ndi kumwe namwe, ngurumva niba batamundaza kubavana. Ayo makuru nayo bari bafite, ariko bari bafite amakuru ava ngo Imana yacu tekosinimo ibasha kudukiza, naho itadukiza ntidushobora. Umvuga kwizera bari bafite. Uko kwizera kwatumye mu ijuru haba inama iraterana mu ijuru. Imaze guterana, bemeza yuko batagomba kugera mu muriro wa kane atari yawugeramo. Umva ukwizera guhagurutsa Imana ikaza mu kibazo cyawe. Ukwizera guhagurutsa Imana ikaza mu burwayi ufite. Ukwizera guhagurutsa Imana ikaza mu ntambara ufite. Iyo ufite kwizera, iyo ufite ukwizera muri wowe, guhagurutsa Imana mu kibazo ufite, ikibazo kigahinduka ubusa. Imana ishimwe. Babajugunyemo, umva ukwizera, babajugunyemo batari bagira, bagezemo n'uwa kane yakandagiyemo, umuriro uhindura amazi. Iyo dufite kwizera, tugenda hejuru y'ibibazo ntibiduhitane kandi ibibazo bihari. Uko ni ukwizera. Inshuti zagusenga rwamunkurikiye muri ku migabane itandukanye y'isi, ndakwifuriza kwizera. Mbese Kristo naza azasanga kwizera kukiri muri wowe. Kristo naza, ese uyu mwanya ze yasanga kwizera kukiri muri wowe. Byarangiye abagabo ukwizera kwawe. Iyo wizeye Imana iragushyigikira. Iyo utizeye Imana, reka mabwire ibimenyetso by'umuntu utizera. Umuntu utizera asengera mu gacinjiro, Imana ikavuga ati nguhaye akazi, atamena. Mu gitondo agahita agenda akajya hano mu kindi cyumba mu birayi mu bibara ati nguhaye akazi, atamena. Akongera agashaka undi muhanuzi ati nguhaye akazi, atamena. Akongera ati nguhaye akazi. Uyu muntu nta kwizera afite. Ufite kwizera iby'Imana yakubwiye cyagi, wahagara kuri ibyo ukagenda uvuye Imana, hari ikintu wambwiye ngushime ko ugiye kuzagikora. Abakristo benshi nubwo turi mu dutukira, ariko nta kwizera dufite. Usanga umuntu yirwa n'icyifuzo kimwe, ati Imana nimba arakubwiye kuzakora ubukwe, ukwiye gusenga ubwira Imana ngo Mana ishingiye ku byo wambwiye ndize nashidikanya ku bwe bwanjye buzaba. Ariko uyu munsi ujya kubwira ngo Imana ikubakire kandi ari kubwiye ko izakubakira, uko nta kwizera ufite, utesheje agaciro iby'Imana yakubwiye cyagiye. Ni nayo mpamvu umuntu ahora n'ibyifuzo bitarangira. Ukwizera ni uguhagarara ku ijambo Imana yakubwiye, ikintu Imana yakubwiye, icyo Imana yavuganye nawe. Iyo wizeye Imana ukahagarara ku ijambo ukarihagararaho, Imana iraza ikagushyigikira.
amen. Ndakwifuriza kwizera. Inkingi duhesha kwizera, uruza umuriro Imana ikohereje wa kane ikawuzimya. Ndakwifuriza kwizera. Se Kristo ntazasanga icyo kwizera ko kiri muri wowe. Ukwizera ni ko Imana ikeneye ku buzima bwawe kugira ngo ibangamire imbaraga zikurwanya, ibangamire ibikubuza amahoro. Iyo kwizera kwatakaye ku muntu, iyo kwizera kwagiye ku muntu, iyo kwizera kwavuye ku muntu, iyo kwizera kwabaye down kukamanuka, ubutabazi ku muntu burangiye, urupfu rwakwegereye, iminsi mibi yakwegereye. Ariko iyo kwizera kwazamutse ku muntu, ubuzima burakwegera, umunezero ukakwegera, iterambere rikakwegera. Ukwizera kuduhesha kwakira ibyo tutabasha kwakira. Ukwizera kuduhesha kukandagira mu masezerano twagiramo. Lekos, ukwizera kuguhesha kugenda utwaye imodoka kandi ugenda n'amaguru ntawe utwaye. Uko ni ukwizera. Imana ishimwe. Ndakwifuriza kwizera nshuti yanjye. Lewesi kabone mandola ibre. Ndakwifuriza kwizera mama. Ndakwifuriza. Wivuga ngo urugo rwanjye rurasenye, akuvuga ngo ni wowe warunyubakiye cyagiye. Ndakwizeye kuruhagaze. Wivuga akazi karagiye, wowe wamakazi cyagiye. Ndakwizera kugahagaze. Wivuga ngo mwami Yesu ko mbona bicanye nzabigenza gudaha. Vuga ngo mwami ndakwizeye ushobora byose, ntago bincanze, ufite imbaraga, uhindura amateka, nta bicanze, ibicanze uzabicangura. Lewesi, wivuga ngo imyaka iragiye, vuga ngo nta ruhare nabigizemo kugira ngo mbegeze uyu munsi nkiriho, kuko hari abantu bapfuye nge ndiho. Ubwo ndiho undingirije umunsi w'amashimwe. Ndagira ngo dusenge. Nshuti mwarimo nkurikiye kuri gusengarwa, ndajya nkwifuriza kwizera. Ibyo wakora byose utizeye byakubera impfabusa. Abademoni kubikwiba biroroshye, ariko nuwizera uzabona ubwiza bw'Imana. Niwizera uzabona amahoro. Niwizera uzabona ijuru. Niwizera uzabona umunezero. Niwizera uzabona ibyiringiro. Kandi amasezerano yawe Imana igiye kubyutsa, kugira ngo yabyutse uyagereho ukiriho agira icyo akumarira, ni ukuzamura imbuto yo kwizera. Ndajya ngo dusenge. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose, uri Imana twizeye, uri Imana ikuraho igisuzuguriro, uri Imana isenya karande, uri Imana ikuraho imisozi. Nekwasi umuntu wese warukurikiye gusenganwa, haba uri mu gihugu cyacu, haba uzafungura akayumva, wese tumusabiye intwaro yitwa kwizera. Nimba hari ikintu ugiye gukora ku buzima bwe, nimba hari amashimwe ugiye kurema, uraremera mu muntu wizeye. Kuko utizeye, nubwo yagira amakuru menshi y'ijuru, nubwo yagira amasezerano menshi y'ijuru, atizeye ibyo yizeye, ibyo yategereje atizeye, ibyo yahanuriwe atizeye, ibyo yabyiwe atizeye, bimeze nk'uko umuntu bamubwira amatwi atumva. Iyo umuntu bamubwira atizeye, ibyo bamubwira bimeze nk'uko kubwira umuntu utumva. Naside buri muntu wese wavuganye nawe, nujya wumva ijambo ryawe, nujya wumva amasezerano, nuwicemo, yongera agira kwizera. Kwizera umuheshe kwakira amasezerano ye. Urakoze mwami kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana akagaruka, turi ku ijambo twitwa kwizera. Yesu abaho umugisha. Bye bye. Oh, hallelujah Yesu. Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora.